burya urukundo nyarwo warubona. Ese mu by'ukuri ni iyihe mpamvu ituma ubura urukundo? Abantu benshi cyane abasore cyangwa se abakobwa usanga mu by'ukuri hari imyaka bagiramo ariko ugasanga nta rukundo rwa nyarwo bafite. Hari ibintu bitanu rero bakunzi ba Soma Rwanda TV ndabateguriye tugiye kureba, kandi ni ibintu duhurizaho cyangwa se tubona mu bitabo bitandukanye, aho usanga abantu benshi cyane hari imyaka bageramo ariko ugasanga nta rukundo nyarwo bagira. Icya mbere, banza ukore subscribe maze turebe impamvu eshanu zituma utabona urukundo nyarwo. Burya agasore katiraririye ntabwo gashobora kuba karongora inkumi. Kwiyemera ni ikintu cyiza cyane gishobora kugufasha kuba wabona urukundo rwa nyarwo, kubera ko iyo wifitiye icyizere burya n'umukobwa ashobora kukubonamo umuntu w'umugabo, kubera ko abakobwa benshi cyane bakunda abasore cyangwa se abagabo bigirira icyizere cyane. Ko kwiyemera ku mugabo burya ni ikintu kuva kera cyahozeho. Ibaze nawe umwami utiyemera cyangwa se umuyobozi utiyemera ngo yumve ko yifitiye icyizere cyangwa se hari icyo yahindura mu buzima bw'umugore cyangwa umukobwa bagiye gukundana. Tangira rero guhera uyu munsi wiyemere, wigirire icyizere ndetse wumve ko byose bishoboka, kubera ko nutigirira icyizere ntabwo umusore azagukunda. Burya iyo witesha agaciro uba wumva ko mu by'ukuri uri umuntu uciriritse, kubera ko iyo ngiyo bayita complexe de inferiorité. Complexe de inferiorité ni kwa kundi umwana w'umuhungu cyangwa se umwana w'umukobwa aba yararezwe ariko mu by'ukuri ugasanga adashobora kuba yavugira mu ruhame cyangwa se yumva ko nta gaciro afite muri sosiyete arimo. Ikindi ugomba kumenya, niba uri umukobwa cyangwa se uri umusore mu by'ukuri ukaba warabuze urukundo rwa nyarwo, burya guhitamo nabi usanga nabyo bikugiraho ingaruka, kubera ko iyo ugiye gushaka umuntu mukundana bigusaba guhitamo neza. Hari igihe umuntu ahitamo umukunzi ashingiye ku isura ye, amafaranga cyangwa se ubwamamare cyangwa imiryango myiza uwo mukobwa cyangwa umusore avukamo. Ese mu by'ukuri ko ugiye guhitamo umukobwa ukagendera ku bibuno cyangwa se ukagendera ku miryango avukamo cyangwa amafaranga, utekereza ko ibyo bintu uwo mukobwa ukurikiye azabihorana? Andika hasi aho ngaho muri komenti wandike yego cyangwa oya, gusa igisubizo nawe uracyumva. Burya guhitamo nabi nabyo ni akantu katari keza, kubera ko iyo uhisemo nabi ntabwo urwo rukundo rwazamara kabiri rwose. Tangira rero uhitemo umuntu ugendeye kuko umwiyumvamo cyangwa se ugendeye kuri feeling. Nakwiyumvamo mwibanire kandi mujye mubana nk'inshuti, ntimukabane nk'abantu bahararanye. Ikindi ugomba kumenya gituma mu by'ukuri uhitamo nabi, hari ikintu bita past trauma. Past trauma, ibi ngibi ni ibikomere byo mu mutima, ariko ibyo bikomere bikaba ari ibikomere by'igihe cyashize. Niba rero warigeze kubabazwa cyangwa se ugahemukirwa, ushobora gutinya kwizera uwo ukunda cyangwa se wowe ubwawe ntiwizere, kubera ko abantu benshi mu by'ukuri usanga baniyahura kubera kutigirira icyizere. Ikindi, guhora ushidikanya. Burya gushidikanya nabyo ntabwo ari ibintu byiza. Niba ukunda umuntu mukundane, ntubishidikanyeho, ntiwite kuko ubayeho cyangwa se imiryango avukamo, ahubwo wowe umufata uko ari nawe ugufata uko uri, mugende mwibanire. Ibyo ari byo byose rwose urukundo rwanyu ruzaramba. Ikindi ugomba kumenya, burya kwikururira cyangwa se kwikururira abantu batakubereye. Ibaze nawe uri umusore mwiza nka Steven Rwanda, uragiye wikururiye umukobwa mutazafatana ikiganza ngo mutemberane mu muhanda. Mu by'ukuri urumva uwo mukobwa muzamarana kabiri. Inshuti zawe nizitangira kuguserereza, urwo rukundo uzaruvamo. Imiryango nimwanga uzaruvamo. Inshuti nizimwanga rwose urukundo ruzagabanyuka. Bibutsa gukomeza gukurikirana iki kiganiro kugeza kirangiye, kubera ko burya umukunzi wawe ugomba kumenya impamvu mutandukana ndetse ukamenya icyo wakora kugira ngo uzamugumane. Ikindi burya gituma abantu benshi cyane batandukana igihe cyabo kikiri gito cyangwa se kitaragera kure, kutamenya icyo ushaka. Abantu benshi bavuga ngo ndashaka urukundo nyarwo, kandi mu by'ukuri nabo ubwabo batikunda. Mama se nawe ugiye gukunda umukobwa w'abandi kandi nawe utikunda, uwo mukobwa urumva muzamarana kabiri? Wa mukobwa we, ko ugiye gukunda umuhungu w'abandi nawe ubwawe utikunda, urumva urwo rukundo ruzamara kabiri? Banza umenye icyo ushaka.
burya abakobwa benshi cyane bakunda ubukwe, imyambaro myiza, imodoka bazagendamo, ntibamenye icyo bashaka ku mugabo. Ubwo bukwe buzaba igihe gito, ariko nawe nugera mu rugo uzajya uhora mu marira, uzajya uryama heza uharirira. Burya kumenya icyo ushaka nabyo ni ibintu byiza. Ese mu by'ukuri ni uruhe rukundo ushaka? Ese ushaka urukundo rw'agahararo? Ushaka urukundo rw'ubucuti? Ese ushaka urukundo rwo kwiyahura? Burya urukundo rwiza nababwiye ko ari urukundo rw'ubucuti, kubera ko iyo ufite umugore mukabana nk'inshuti, iyo umwe akoze hagati muri mwe, umwe muri mwe agakora ikosa, birangira mubabariranye ndetse mukiyunga, mugaseka, maze umuryango mwiza ukazamwo amahoro. Nababwiye ko iyo umuryango utameze neza, burya usanga sosiyete nayo yangiritse. Si ibyo gusa, n'igihugu ntabwo kigira umutekano cyangwa se amahoro. Ese mu by'ukuri ni muntu ki ukubereye? Ese ni iki kikubereye? Ese mu by'ukuri uwo muntu uko umushaka arakubereye? Burya umukunzi wawe ugomba kumufata nk'umwambaro wambara, kubera ko umwambaro nawo iyo utakubereye urawugurisha ukagura undi. N'urukundo rero burya narwo niko turufata. Burya urukundo nyarwo rugomba guhora rukubereye iteka ryose, ukamenya icyo ushaka, ushaka, ndetse ukamenya n'abana azakubyarira. Ese mu by'ukuri abana azabyara nzabakunda? Bakunzi ba Soma Rwanda TV, nkomeje kubagezaho ikiganiro cyitwa Menya Byinshi, mbabwira ko ugomba gukurikirana iki kiganiro. Burya indi mpamvu ya nyuma nasorezaho, kutihangana, ibi nabyo bikurura ikintu kibi. Urukundo nyarwo rugomba kwihangana. Iyo umuntu yihuta cyane cyangwa se ntiyihanganira umukunzi we yakoze ikosa, urukundo ntabwo rwamara kabiri, kubera ko urwo rukundo ruba rumeze nk'ubuyobozi bw'igitugu. Shyira igitutu ku mukunzi wawe, umukunde, umuhamagare nawe aguhamagare. Ibi ngibi bizabaremamo icyizere, mwibanire rwose. Ikindi bakunzi ba Soma Rwanda TV, ugomba kumenya ko burya umukunzi wawe ugomba kumumenya hakiri kare, kugira ngo utazamujyana mu rugo, urugo rukabananira. Ese mu by'ukuri nkawe ni iki wakora kugira ngo urukundo rwawe ruzamare igihe kirekire? Ikintu cya mbere ugomba gukora, burya banza wiyubake imbere wowe ubwawe muri wowe. Iyubake mu buryo bw'umubiri, ubwenge, ubukungu ndetse n'umwuka. Nimvuga umwuka, wumve gusenga, wumve ko ufite imyuka cyangwa se imbaraga zo kwihangana muri wowe. Ibi ngibi rero bizagufasha kuramba mu rukundo. Ikindi ugomba kumenya, iga kuvugisha ukuri no gushyira imipaka cyangwa se boundary mu byo ukunda ndetse no mu byo ushaka. Hitamo umuntu uhuje nawe indangagaciro, urebe niba uwo muntu mu by'ukuri muzahuza, utagendeye ku isura cyangwa se amafaranga. Icyizere kandi nacyo ugomba kukigiramwo, ukumva ko amagambo yawe adahagije, ahubwo ko ukeneye n'icyizere, nabyo bizagufasha. Bakunze ba Soma Rwanda TV, reka minira ahangaha. Ikiganiro nakagaruka. Ndabakunda, mukomeze mukurikirane ibiganiro mbagezaho. Mukanya ndaza kugaruka bagezaho amakuru kuri politike.